Uyu muntu twaje gusura n'umuntu udasanzwe mu magambo make nta muntu asengera nkagenda atabonye ukuboko kw'Imana. Iyo gusengeye inyatsi zirakira, uburwayi bugakira, ibibazo rufite bigakemuka, amasezerano atinze gusura agasohora, cyane ko yivugira ko atari ubikora usibye Imana ibimurimo. Niyo mpamvu abantu benshi bagenda bamukunda. David usanze ni mu mwanya mwiza. Ndi mu mwanya mwiza wo kubana n'Imana n'aka kanya tuvugana. Ndi muri 3 jours. Bero kibiryo mu minsi 3 yashize. Nibyo kuba minsi 3 yashize. Aya pastor oya. Hoye biki? Ariko ushobora kuburya ninjoro wenda kumanwa ntu. Reka. Sebyo turi sangahe? Turi saa 6 gutyo zirengaho. Turi saa 7. Mberuka kurya ibiryo byo kuwa none turi ko kangahe? Mberuka kurya ibiryo byo ku cyumweru ni mugoroba. Turi ko kangahe? Turi kwa 3. Ni nayo mazi mberuka ushira ku cyumweru. Yes, ni by'agace kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri urugendo nakoreye mu karere ka Rubavu ndetse nkanayoba n'ibiganiro byose turi buze kuhakorana. Abasuje hano sabwa amerere mwa muri Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuje kandi nambwira ko bakunda cyane bive ku mutima n'abakunda cyane bive ku mutima. Sinakwigarukira hano mu karere ka Rubavu nje gusura umukozi w'Imana Pastor Laban. Uyu Pastor Laban mumenyere kuri Gonarike Plus, ariko nanone ni umuntu Imana yagiriye neza impano zitandukanye, impano zo gukiza, gusengera inyatsi ndetse n'impano zo gusengera abantu mu bibazo bigiye bitandukanye. Uyu ni umuntu udasanzwe Imana twaje gusura. Abenshi mumenyere gukubita abazimu akabazengeza bakagenda batareba inyuma. Uyu muntu twaje gusura n'umuntu udasanzwe mu magambo make nta muntu asengera nkagenda atabonye ukuboko kw'Imana. Iyo gusengeye inyatsi zirakira, uburwayi bugakira, ibibazo rufite bigakemuka, amasezerano atinze gusura agasohora. Iyo guhanuriye bisohora vuba. Iyo guhanuriye ntago ari bya bindi byo bavuga ngo umuntu aguhanurira amasezerano ukarinda upfa waribagiye ko banaguhanuriye cyangwa se ukarinda upfa ko uvuga ko wavuganye n'Imana ariko utarabona amasezerano. Uyu muntu twaje gusura iyo guhanuriye nako kanya ni nko gusiga Imana imukoresha, mbese ni Imana idasanzwe. Imana imurimo ni Imana idasanzwe cyane ko yivugira ko atari ubikora usibye Imana ibimurimo. Niyo mpamvu abantu benshi bagenda bamukunda. Uyu munsi rero mpagaze mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero, ariko nanone mu kagari ka Rugerero. Ntabatindiye cyane, anari hano hafi yanjye, reka musabe asuhuze abanyarwanda muri rusange. Niturangiza tugende cyo kwicara ahantu turibuze kuganirira. Amen David, esashimwe cyane. Tumeze neza. Baruhagaze hano navuga ati kubanza usuhuza abanyarwanda. Ndashima Yesu Kristo. Nanjye impamvu mbona hagaze hano bangira ngo babone ko natembereye. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, muri Imana nabane n'abakunzi bacu kuri Gonarike TV Plus. Yego. Uyu munsi ntago tuba turi twenyine, turaba turi kumwe na Ndi Mukristo TV. Amen. Niwe muyobozi wa Ndi Mukristo TV, munyarike mujye gukora subscribe. Ariko nanone reka mubaza akajambo kamwe. Abantu bitegeke. Abantu bitege gutabarwa n'Imana, bitege ibitangaza by'Imana, bitege gukira kuboka nakakanya, imbaraga z'Imana zirahari. Imana yiteguye gukora imirimo muri bo. Yego. Nk'abantu bakuzi ngo gukubita abazimu tukabazengereza bakagenda ubutare b'inyuma. Uyu munsi abazimu bo bakurikira ikiganiro bizere ubundi ninjye nabo. Ninjye nabo. Hanyuma turabakumbuje uyu n'umuntu udasanzwe. Reka turi hano twicara, ariko nanone murabona mpagaze mu muhanda turi hafi yiwe. Tuje kwicana ngira ngo mbereke n'ahantu mpagaze. Amen. Yego, nkuko twari tumaze kubabwira ko tugiye gushaka ahantu twicara gato tukaganira. Uyu munsi rero nanicaye hamwe na pasiteri tugiye kuganira nkuko nari nababwiye. Pasiteri meze mute? Meze neza. Mbere ya byose tubanze twiragize Imana. Mwami Imana yacu, ndagushimiye, izina ryawe niryubahwe, Imana isumba byose kandi urakomeye, ndetse ugira neza bugacya bukira, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Wakoze imirimo n'ibitangaza ubana natwe Mana, turakunezewe cyane, izina ryawe nirishimwe. Twongeye gusengera bene data badukurikira ku mbuga ngoranyambaga, cyane ku binyamakuru byacu Ndi Umukristo, Gonarike TV. Data batwese mise mwadukunda, reka dusengere babashiki bacu ba bene data babane tubana mu buzima bwa buri munsi twandikirana. Data mu izina ryawe Yesu Kristo, ngabana narabamenye, ngabambaza ku mutima mbasengera. Data mu izina ryawe Yesu Kristo, kandi natwe barusengera tukabibona, izina ryawe rigashyirwa hejuru.
nubane rero natwe mwamudukunda umwuka wa wera atugirire neza kandi atuyobore ndetse adufashe muri byose, ntihagire icyo tuvuga hano ku bwacu mu marangamutima yacu, ahubwo Yesu misa mwamudukunda ineza n'imbabazi zawe bitindane natwe kuko uri Imana y'urukundo. Ngaho nyemerera utwegere David mwene data twenda gufatanyamo ibiganiro, nawe umwuka wera wawe amubemo kandi amugereho, ndetse data misa mwamudukunda umurinde kuvuga ibijyanye n'amarangamutima yewe, kuko wowe Imana uduconsha umuriro w'umwuka wawe wera aba ari utuyobora ku by'ineza n'imbabazi zawe, izina ryawe niryubahwe. Ngadufashe muri byose, turinde muri byose, tugire neza ku by'ineza n'imbabazi zawe, niko dusenze Imana mu izina rya Yesu, amen amen. Urakoze cyane kudushyira imbere y'Imana, amen. Hanyuma rero umeze ute? Meze neza, ndashimba Kristo mu bugingo no mu mubiri, meze neza, cyangwa se mu mwuka no mu mubiri ndumva ngomeye. Nahoraga mbwira abantu ati muvuga ngo nzana abakozi b'Imana ariko ndi kumwe na Pastor Labani, banezerewe cyane, mba numva nuzuye amashyi. Imana ishimwe cyane rwose. Hano ku Gisenyi mumeze mute? Ameze neza, hano Rubavu akavura kabonetse ejo kaguye, donc urebye dufite amahumbezi. Mbese urabona nta kibazo, dufite amahumbezi. Imeze neza David. Umurimo wa Kristo umeze ute? Umurimo wa Kristo uhagaze neza, mwibihe ngibi tuvuga ngo biragoye, ariko abo Kristo yavuzeho aracyaduhisha. Se pasa wemera ibintu by'imyaka? Imyaka urayemera? Umwaka ubaho rwose. Umwaka ubaho. Umwaka ubaho ku batarakizwa. Niyo maze gukizwa no kubohoka ukira imyaka. Mu gitondo ngo ugahora n'imbeba, ngo ugahora n'ikintu runaka ngo ubugize umwaka. Uyuhuye umuntu runaka ngo ubugize umwaka. Keretse wa muntu wavuye mu rugo adasenze. Ariko abakristo twebwe turaryama tugasenga, turarya tugasenga, duhaguruka mu gitanda tugashimira Imana ko tubonye amanywa n'ibinyoni zishimira. Kubura umuntu kudashimira nayo ndabwubuzi ikikurimo, ndanubwubuzi no kubayeho. Umuntu ashobora kwita yibaza ati se pasiteri, abantu bagenda bahamagara ari benshi, umuntu Imana igenda ikoresha ibitangaza, yego, atinya iki mu buzima busanzwe? Nkatwe dutinya kubaho turi mu buzima bubi, wowe ni iki kintu utinya mu buzima busanzwe? Buriya rero ngiye mu bintu ndinya icyaha. Ndinya icyaha, nicyo ndinya. Ngo uyu muntu aguhamagara umunyabyaha ubifata ute, akagukurikira akavuga ati nanjye nshaka kubohoka, ariko gusanga ntagashaka kwicuza ibyaha, afite ibindi akurikiye, wowe byakira gute? Iyo umuntu aje yenda ashaka ibindimo, mbere ya byose nuko manza kumwegereza Imana, kuko burya imigisha yose tugira, amahirwe yose tugira, iyo atubakiye ku Mana burya barukurishwa n'umusa, bene ayo mahirwe aba ari akanya gatoya, ariko amahirwe yose yubakiye ku Mana, yenda ari nk'umuntu wamona arwaye, ariko mu by'ukuri akaba asoma ku gatama, akaba ariwe muntu ushobora kwikubara hirya agafata ingumi ya bene cyangwa se umugore wa bene, uwo nguwo mbere ya byose banza kumusaba kwihana, mbere yuko ambwira ngo shaka yenda kunsengera kwibi, nabanze yihane, kandi ngamubwira ngo kwihana kwiza no gushyira mu bikorwa, utihana wiyerurukije ngo nuko ushaka ibindimo, hukihane wihanye, kuko yenda ushobora kumpamagara ushaka ibindimo, ushaka iby'Imana yagukorera, yenda ikabikora. Abazi bakurikiye umugati gusa. Urakoze cyane. Niba ukurikiye umugati hari igihe ushobora kuwubona, ariko umugati mu by'ukuri ukawunezererwamo, ariko mu by'ukuri uri umwana wo kurimbuka. Njyewe rero icyo banze kwibandaho cya mbere ni ukubanza gukiza ubugingo. Namara gukiza ubugingo bwicwa n'icyaha, icyaha cyamara kuvaho ngagusengera, niba ari uburwayi, niba ari ikindi cyifuzo, tukamenya n'amakuru Imana iri buguhereze. Nshaka kukubwira, hanyuma no kuri gona reke twari tugukumbuye, abazimu tubakite tubazengereze, akanya namanzaga nawe ko nagushyira muri mood neza. Ndimo rwose David, usanze ni mu mwanya mwiza, ndi mu mwanya mwiza wo kubana n'Imana. Yego. Vrema uko usanzwe bivuga ati umpamagaye Parcebo. Ndi mu mwanya mwiza cyane. Yego. Ariko urambona mu maso, ubundi ni kwambonaga. Oya, ubu ngo ufite ubundi bwiza budasanzwe. Ariko bapfaze buri narantungura. Buri munsi urantungura ko mubona cyane. Ariko twamenyanye buri munsi konje. Ubu usanga pasta yambere mushyashya. Ubwo n'ubwiza bw'Imana ndakindi, n'amavuta y'Imana. Usibye ko nyine ariko burangiyewe kirazira ngo mara ukwezi kumenyire mu kundi ndarafata amasengesho. No.
amasengesho buri munsi urasenga wowe pasi oya muri kwezi bundi udasenze kandi buri munsi ubundi oya reka ngusobanurire yego ubundi Bibiliya ivuga iki iravuga ngo bene abo badayimoni ndibirukanwa birukanwa no gusenga no kwiyiriza ubusa niko Yesu yabwiye abigishwa be bari batokesheje biriza umunsi biranga ariko Yesu yageze we arebaho gusa amaze kurebaho gusa abigishwa bageze hirya mu aho biherereye bamaze databusha kuki twebwe byatunaniye arababwira ngo bene uriya yirukanwa no kwiriza ubusa no gusenga hari abantu rero basenga bisanzwe ariko hari no kwiyiriza ubusa ariko nanone hari nicyo twita igitambo kumva neza pasi ngo biragoranye kwama ariko udafasha amasengesho ufata kimwe ngo ufata ikindi nta masengesho yego je nyibaza none pastor ntaga ajya asenga afata iminsi yo gusenga ubundi bisobanukirwa nabo dukurikiye babisobanukirwe urabona dutangiye ikiganiro dusenza shobora kurya ngasenga uko no gusenga shobora gufata urugendo ngarusengera uko no gusenga ariko hari ikindi gihe cyo gufata umwiherero wawe n'Imana ku buryo ibiryo uparika amaji ugaparika amazi kavuga ngo wamazi we bawitonze ifiriti n'umuceri ugaparika ukavuga ngo ngiye kwishonjesha wanyumvise ngo gufata ibihe kurya ukiriza icaba ari igitambo Bibiliya ivuga iki mutange imibiri yanyu bibitambo niko gukorera Imana kwanyu gukwiriye pastor umuntu twigeze kuganira arangije arambye ati ngo bitewe n'ikirere urimo n'amavuta ufite hari amasengesho utagisenga amasengesho yo kwiyiriza kujya mu tuvumo mu mashyamba mu butayu uwo ni kazi ki uwo ni kazi ki uwo ni kazi ki niba Yesu yaravuye mu isi kandi Yesu Kristo niyo twikonegitaho agisiga abigishwa akajya ku musozi agisiga abigishwa agafata umwiherero wo gusenga hari nawe yababwiye ngo mfite ibyo kurya mutazi ibyo kurya yababwiye ni uwo mwiherero wo kubana n'Imana kumva icyo Imana ivuganye nawe iyo uwo muntu yavuze ngo hoyangware ngo hari amasengesho ubutagisenga uwo ni kazi ki abo ni babandi bagwa bagasigarira ku burambe bagasigarira ku ndimi gusa bagasigarira ngo mva Imana iravuze kandi ndakivuze tiravuze kandi ntakivuze wajya kure ugasanga nta kintu ntacyo yavuze atumvira avuze abo ni babandi basigarira kuvuga ngo mbere uko ngusengera mbonye ibintu bikomeye mbonye ibimbenyo baruzapfesho bundi mbonye wari ugiye kurwara ibirwaye bimeze guca none ugira ngo ngusengere banzusevye $500 500 abo basigarira kutera abantu ubwoba gusa kuko bari mu burambe ndacyo bakicyumva kijwi ry'Imana nk'abantu badukurikiye muri iki kiganiro tugiye gutangira ikiganiro neza twumva ijambo ry'Imana twumva amagambo y'ihumure nanjye ngo bazibazo nateguye nshaka kubwira abantu akenshi yo ndi hano ngiye mba nibariza ariko nanone hari abantu benshi mbambariza ariko nanone hari n'abantu baba bagomba kumva Imana bundi bushya ariko nukuri baba bagomba kwakira imbaraga ko nukuri muri iki kiganiro abantu bitege gutabarwa n'Imana dongo umbamagara abanze yitonde banza yitonda bitekerezeho utabona ikiganiro wakumva uburyo kimeze ukihutira gufata nimero we banza wikonegite ku kiganiro banze wumva amagambo y'Imana tugiye kuganira nyuma yayo uragera kuri nomero uyifate umbamagare numara kumbamagara witegure niba ari kanseri niba ari imivuduko niba ari diabete niba ari umutwe niba ari ibibazo niba ari by'amadeni niba ari bende bintu byakuzengereje witegure gutabarwa sadeba ko nababwiye ngo ndi mu mwanya mwiza basi nanjye ndiko kubona mu bwiza bw'Imana pe cyane ntagaruka nkuko nakubonaga David buno nzanze ndi mu bihe byo gusenga nuko uri umuntu wanjye tuba twarabanye kenshi ariko ndabona agombye kuguha uyu mwanya kuko ndabwo bivuze ngo n'umuntu waguprofita yagukoresha ubu ngubu we nshaka kwemera ariko n'umuntu akazi ntagaraka akazi kacu gahoraho ariko uko tumaze kuvuga bo abanze yitegura avuga si koko akazi kacu gahoraho hafi 24 tuba dusenga dupfa kuba twahanye gahunda nagwa saa 9 nagwa saa 3 ngaguha gahunda ubundi ngaza tukakubita dayimoni nanjye uyu munsi niyo mpamvu navuye aho narindi nkava
Yego. kuganira. Hanyuma rero ikiganiro cyacu gitangiye gutya. Pastor nkuko nabikubwiye ngiye ndimo ndabaza mba nibariza ariko nanone hari abantu benshi mbambariza Yego. ariko nanone hari abantu basubizamo ibyiringiro nanjye nisubizamo ibyiringiro. Niko kuri ariko. Ushobora kubwiza akuntu mujya muvuga ati iri jambo rigufashe nanjye rimfasha. Ubundi mu byo twize muri theology iyo ubwiriza abandi nawe bawibwiriza. Hanyuma reka dutangire ikiganiro. Kandi iyo wabwiye abandi bantu bakizera bagakomera nawe uba wazamukanye nabo. Bishaka kuvuga ngo ibyafashije abandi nawe biba byagufashije. Ubwiriza abandi ariko nawe wibwiriza. Niyo mpamvu biri kuvuga ngo mwigisha abandi ndimwige. Mbere uko ufasha abandi banza we wifashe. Mbere uko ugirira abandi neza nawe banza wigirire neza. Hanyuma twavuze ijambo ngo twumve ariko nanone tugira ikintu gishya twuka mu mutima wacu ndetse ku ngingo n'umubiri byose bijyanirana. Hanyuma Pastor reka dutange ikiganiro cyacu gutya. Ikibazo cya mbere ndibuze nifuzije kukubaza. Pastor umuhanuzi mwiza, umukozi w'Imana, Imana yahaye inzira zitandukanye, yakoresha imirimo n'ibitangaza bigiye bitandukanye. Ukurikije igihe wakirijwe na n'ubu ukabukibirimo ni ibintu bidasanzwe ku bantu bamwe, hari ababijyamo bakabivamo. Twebwe nk'abana b'abantu dafite izi mpano zo kuvugana n'Imana, nubwo buri wese afite uko avugana n'Imana ye, ariko hari ukundi mwebwe Imana iba yabahaye impano zo kuba mwareba ibintu by'undi muntu ukamubwira ati nyaboneka niba bimeze gutya ejo bizaba bimeze gutya. Niba ugiye aha itonde imbere yawe hari gutya. Sibyo? Nubwo bababajwe mwa iramisi ariko ejo bizagenda neza. Twebwe rero hari ukuntu tugira ubwoba bw'imisi. Pastor ntabwo umuhanuzi. Ujye ugira ubwoba bw'imisi. Kuko ndi umuntu. Buriya David mpamvu mbaje iki kibazo hari ukuntu wowe ushobora kubuka ukareba akavuga ati nubwo bimeze gutya nta mpamvu yo kugira ubwoba. Buriya ndi umuntu dukorera Imana tugakoreshwa n'Imana mwuka w'Imana katubamo ariko turagaruka tukaba abantu ubimenye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe n'inzara iturya, niyo mpamvu rimwe na rimwe tugira n'ibyo dukena tukaba tubikennye turi kugendana kuko nyine Imana irahera hayo mu ijuru. Iyo tubonye ngiyo connection niyo mpamvu nakubwiye ngo ndi mu bihe byiza muri iyi minsi. Buranga abantu bazasengana nanjye muri iki gihe ni pare seconde. Kuko iyo nakoze igihe cy'iminsi yanjye 3 mara ngandi mezi 3 njagenze meze neza ndi fresh. Ariko ikintu ngubwira nanjye nagira ubwoba bw'imisi kuko nanjye ndinya gupfa. Ndinya gupfa kugira ngo bufite amakuru y'imisi imbere. Amakuru urayahabwa kuko nashobora guhaguruka cyane ringa abantu bimwe rimwe banduma ngo nje gufatanya nabo gusenga ngabisengera. Iyo mbonye bitarimo hari igihe Imana imbuza ngabe ate hoya ndabwo umuryango wawe urafunguka Imana ibinyemerenze dukorane dusengane. Ubwo rero duhabwa amakuru yego ndabwo tugenda ngi mu minga abandi ariko rimwe na rimwe n'igihe Imana iceceka yamara guceceka nawe nyine ukaba muri ya misi y'abantu rimwe na rimwe uteye ubwoba. No si David amasasa ari kuvugira arayepfo sibyo akoza cyakora na nyicyo ndusha abandi nuko nshobora kujya mu nguni hari iwanjye namara kujya mu nguni nkabati Imana rero dore ibintu birakomeye twerekere hehe nicyo twakora. Abantu bafite ubwoba bw'imisi muri iyi minsi bakavuga ati ejo yego wenda nanjye ndimo wenda n'ibihemba ndi gucamo yego n'undi nawe afite ibihari gucamo. Ni ikintu wamubwira? Ya kintu nababwira kwizera Kristo. We mwene data we mushiki wacu ye mukobwa we musore cyane ng'abakobwa arige mukobwa abo n'imisi mugendanye ariko ndamubwira ngo haracyari ibyiringiro. Nejo ubundi maze imisi nsengana n'umukobwa ufite imyaka 40 ataragira umusheri ariko uyu munsi afite umusheri bamaze no gupanga ibihe by'ubukwe mu minsi iri imbere. Urwo ni urugero aho kantu k'urugero gatanu. Ubwo rero mbita numva ni keza. Ubwo bahumure rwose bahumure ndushobora kufite ubushomeri basiyo bizagenda bite ariko buriya umugisha w'Imana iteka ryose uhora urerekereje. Isaha ku isaha umunota ku munota rwose ibintu byahinduka nawe ukisanga mu mwanya mwiza Imana ikaba ikugarutseho. Pase yego ni cyo kintu kigutera ubwoba mu murimo w'Imana?
ikintu kindera ubwoba Yego. mu murimo w'Imana. yego impamvu nikigutera ubwoba n'undi nawe uragikurikira agasanga nawe afite ikibazo nk'icyo nawe kimutera ubwoba cyangwa nasanga kitari cyo guterwa ubwoba ntabwo ati nta mpamvu yo kugira buranakubwiye ko ikintu kindera ubwoba mu buzima ni icyaha. mu murimo w'Imana ikindera ubwoba ni icyaha. iyo icyaha kidahari numva mbagararanye na Kristo. iyo icyaha kidahari numva ngendanye na Kristo. kandi iteka ryose ndi ku rugamba rwo kwirinda icyaha. naho ibindi ni bisanzwe. bivuze ngo n'umuntu dukurikiye ikintu cyagombye kumutera ubwoba ni icyaha. ni icyaha. urupfu burasa ndi kureba urupfu mu kanya mbibaza kukubwira ngo nanjye ngira ubwoba ndi umuntu yenda ngo urupfu. ariko iyo uhamanya n'Imana ukaba uzi ko nta cyaha nta mutima ugucira urubanza n'urupfu urarutinyuka. kuko urupfu ntabwo ari icyaha turi kugendana. urupfu ntabwo ari icyaha. twe dusoma Bibiliya bundi urupfu ni inzira, ni irembo, ni umuryango utwinjiza mu bwami bwa Kristo. hari umupolisi umwe ukomeye muri Rwanda yigeze kumpamagara mu bihe byashize turasengana turaganira n'ubundi ashyiramo maka gisirikare rambye ati pastor ku rugamba hari igihe abantu bapfa ariko n'Imana yabyemeye ko ifungura umuryango wabo bakajya mu ijuru. hari igihe bapfa ariko Imana nayo ikaba yabyemeye kuko bagiye mu ijuru iyo babyizeye. no arakavuze sibyo bahanganye n'umwana. yego hari igihe gupfa rimwe na rimwe nabyo biba ariko birimo chance zo kugira ngo ujye kwihurira n'Imana. ugigira ifuhe ry'umurimo w'Imana. fuhe se nibyo mbamo. iteka ryose nuko mbona umurimo w'Imana wakozwe neza. ni nk'ikihe kintu kigutera ifuhe cyane mu murimo w'Imana ukaboneka avuga ati iki kintu kinteye ifuhe ugafata umwanya ukagisengera ndetse utanagisengera wabona kiri gutinda gukemuka ukara udasinzira ukavuga ati ngiye gufata amasengesho y'iminsi wenda runaka. ni nk'ikihe kintu kigutera ifuhe ku murimo w'Imana. ikintu numva kinshishikaje no kubona abana b'Imana banezerewe no kubona nasenze ngabona ibisubizo byamanutse ngabona byaje ba nyirabyo babyakiriye no kubona nasengeye umurwayi agakira kubona twasengeye abo bakobwa tukumva ngo byaciyemo ubukwe buri gutegurwa cyangwa se babukoze. nicyo kintu numva kinshimisha cyane ifuhe ry'umurimo w'Imana. ikindi kandi ngababazwa n'umuntu ukora umurimo w'Imana nabi. buriyo mbonye umuntu ukora umurimo w'Imana paca vanga numva ndimara naterura ngatemba hariya nabaye koko Mana kuki ibintu byihanganira ukabireka sibyo. ariko uzugira umuntu umuvuga butumwa yirirwa hanurira abandi nimugoro ajye gusambana cyangwa sambane nabo yahanuriye. ndagira ngo mbwire n'abantu mudukurikiye mukunda ubuhanuzi nanjye ndi umuhanuzi ariko mujye mumenyamo n'ubwenge. mujye mumenyamo n'ubwenge. hari uza akaguhanura ati Imana yakumbaye yaduhuje kandi arira rye. Imana yakumbaye yaguhuje. yego hari na bamwe bavuga tereka da umugore wanje ari kunsuzugura none Imana yambwiye ko atari uwanje kandi ni inzobe yawe yabonye n'amata yawe n'amabono yawe yabonye ari gushaka kukwigarurira. hari abakobwa benshi n'abadamu bagiye bahura n'ibyo bibazo. mujye muba maso ibyo byose mumva mujye mumenya ubwenge. uwo mukozi Imana renguwo iyo numvise ngibyo ngabimenya numva mbabaye bati ni Imana natwe turi abantu hakumva numva ndi umuntu namufatira imyanzuro. akishushanya kabiri akishushanya gatatu akabimara mu kwezi akabimara mu mezi angahe cyangwa ndi Imana birangira Imana ibasize ku karubanda isi yose ikabamenya. mbese iyo usengeye umuntu ukabona ibibazo bye biri gutinda gukemuka uba wumva ufite ifuhe. numva mfite ifuhe. David n'aka kanya tuvugana ndi muri 3 jours beruka ibiryo mu minsi 3 yashize n'ibyo kunywa mu minsi 3 yashize. aya pastor oya hoye biki ariko ushobora kuburya ninjoro wenda kumanwa ntu reka wapi iyo tuvuze igitambo ni igitambo paseri bura mu mutwe utatuma binshanga neza Cookies. Maze gatatu nta namazi ushira. Impamvu byagucanga nuko yandi ushobora kubuvuga gusa byande twavuze byo gusenga gusa bisanzwe ugasengera iri rasiyo yawe. Nyine gatatu. Sibyo? Turi sangahe?
turi saa sita gutyo zirengaho. turi saa saba mberuka kurya ibiryo byo kuwa none turi kuwa kangahe mberuka kurya ibiryo byo ku cyumweru nimugoroba turi kuwa kangahe turi kuwa gatatu ni nayo mazi mberuka gushyira ku cyumweru none turi kuwa gatatu turi kugendana ni nayo mazi ushaka guheruka gushyira mu yego mbaraga uri kuzikura hese mbaraga kwazukura ngo ufite ako kabaraga. Yesu yaravuze ngo mfite ibyo kurya mutazi kandi arongera aravuga ngo ntabwo dutungwa n'umutsima gusa ahubwo amagambo y'Imana ayo niyo yadutunze. Impamvu ikomeye ni ukwegerana n'Imana cyangwa hari ibindi byifuzo by'abantu. Ubundi njye singa ikisengera sengera abantu b'Imana sengera abantu b'Imana tongo ni Yesu ndabwo tuzagira ku rugero rwa Yesu niwe witanze ku musaraba burya ndi byari ku giti cye byari ku nyungu zacu byari ku nyungu zacu kugira ngo tuzabone Imana mu izina rya Yesu tuzabona Imana ariko mu izina rya Yesu. Iyo rero wamaze gutera agatambye mu kwizera no gusenga hari abandi bantu nawe ugomba kwibabariza ugomba kwitangira. David niba umumama umubyeyi aguhamagara akakubwira ngo mfite abakobwa 4 mu nzu uw'imyaka mike afite 25 ndari 35 n'umunani sibyo kuko utahaguruka ngo urwanane nawe kandi ibyo ukabikora ndakiguzi. Niyo umuntu akubwira ngo maze imyaka 8 mbabaye mfite ibibazo sibyo mbabaye kuko utahaguruka ngo urwanane nawe burya ngo ndanubwo bagishobora gusenga. David iyo ibibazo ndusenga kuko hera mwayo maganya ariko ugeze undi muntu ugufasha pembeni. Bura David twageze bura njewe gutya niba ngira abo nsengera nanjye mbite abansengera barahari. Aho nagira abantu bashobora ngo rino zina rya Labani turyikonegise turi supporting yego turyikonegise buriya umuntu ashobora kuba ari muri Amerika ari Aziya ahandi hatandukanye cyangwa mu Rwanda rwacu hatandukanye ari avuga ngo Mana umukozi wawe Labani imbaraga nanjye abansengeye. Nanjye rero nk'umuntu bifitemo experience nzi icyo mba ngwiriye gukora nako kanya nuko ndakora ibiri kote David bura munsi hari akantu kazise ugira ngenda yegerane sibyo tuma mfite no confidence ukagira ngo ni ntabwo ari akawunga ntabwo ari umuceri ntabwo ari iki sibyo huko ni imbaraga zisumba byose. Hano tuba twicaginga tugira ibintu tupusa tukubita mu izina rya Yesu huko nawe ndamurarikira gukurikira ikiganiro mutabona ngo abangahe nzimusengera nubwo nanjye mbyungukiramo kuko nakubwiye ko iyo ushobora gufasha abandi nawe nuko wabanje kwifasha. Ugirira neza abana baramaje kwigirira neza umenya abandi aba yarabanje kwimenya usobanukirwa abandi aba yarabanje kwisobanukirwa. Iyo utarisobanukirwa ndi wasobanura abandi iyo utarifasha ndi wafasha abandi no s'il vous plaît sibyo ntibibaho ntibibaho ko wacecetse harige bindenga nyine harige bindenga nkahita ndeba wenda nk'umuntu ntashobora gufata n'isaha imwe kuvuga ngo kuva mu gitondo kugera nimugoroba atararya ariko nje nkumva umuntu maze gatatu atararya nkabona imbaraga afite uburyo agenda nta kibazo afite nibaza uwo muntu. David nuko imyaka igenda itwataka ariko nigeze gufata 40 iminsi 40 nigeze mfata 40 hari muri 2010 numva umwuka ari kunyobora gufata amasengesho ya 40 jours iminsi 40 ukwezi n'iminsi 10 40 jours ninshira muri gahunda zo gusenga ariko sinabaza neza Imana. Mara umunsi wa mbere mara umunsi wa kabiri mara umunsi wa gatatu mara umunsi wa kane ndarya ndanywa
mara umunsi wa gatanu ndagenda ngajya mu byumba by'amasengesho kuvuga y'ubutumwa. Ku munsi wa gatandatu numva minacoka numva natangiye gucoka nayo witeraniro ryanjye ryo ku cyumweru ebana ari atari kandi icyo gihe ngubyerese ndanamazi kidonde kimwe ngeze ku munsi wa karindwi. Ku munsi wa munane ebana numva no kujya kuri sindi gushobora kujyayo. Ku munsi wa cyenda, ku munsi wa 10 nanashashakaraga mu cyumba. Ku munsi wa 11, ku munsi wa 12 ndanikidonde ndafata cy'amazi. Ku munsi wa 13 saa 7 numva ubuzima burahagase. 13 saa 7 numva ubuzima burahagase. Numva ubuzima burahagase. Ahantu hikurute numva ubuzima buranze ceceka nguha makuru. Yego. Numva ubuzima buranze neza nareba ngabona wapi nakicara ngumva ndibivamo, naryama ngumva ndibivamo, nakumamo ngumva ndibidongo, mba ngumuntu rizigirizaga mu segonda 3 ngumva nshaka kwicara, mu randa 3 ngumva nshaka gupfukama, mu yanda 3 ngumva nshaka guhaguruka ndabishoboye, mu yanda 5 ngumva nshaka kuryama nubamye, ngumva nshaka kuryama ngaramye, mba mezo zigirizaga nabatiyamara hano menya ndi gusamba. Timenya ndi gusamba ndapfuka bati mama na rero ndapfuye. Cyo ijwi ryakura muri metero ndaryari ryo hagera. No ryageza muri metero ndaryo. Nziga ni muri ngene mu bitekerezo. Mbwira Imana ati Imana ushobora kubona ndi gupfa. Mana ko ngiye gupfa. Mana ndibona ko ngiye gupfa nzigara no masengesho. Nyamara Mana dore ngiye gupfa. Natunguwe n'Imana no kururukira ambwira ngo Labani nyine wopfa. Kimana yakubwiye yambwiye ati Labani mwana wanjye wopfa nyine. Numva ngeze mu bwoba. Imana ivuze ngo nopfa. Numva ndikanze. Twava Imana uvuze ngo iki? Tuwopfa. Ijwi rirongiragaruka nyine wopfa. Ndagushimira ko wanyumviye gusenya iminsi 40. Wabyumvishemo ni kumwuka wanjye ari kukuyobora. Ariko ndi wagarutse ngo mbaze uko uzayikora. Ndi wagarutse ngo mbaze uko uzayikora. Yakubwiye ngo ufate iminsi 40. Ariko niho yabaza ati nzayikora ute? Yego. Gutekereza ko uzahita uyikora rimwe yose igahita Nafatemo mu kwizera. Yego. Imana irambwira ngo wakagombye kumbaza ngaguha ABCD kuzabikora. Wakagombye kujya wiriza ubusa ukarya nimugoroba saa 12. None kano kanyagira icyo ufungura ariko nzakubona usoje iminsi 40. Madamu yacungeraga hafi aho mubyera muri sinya mu minota 0 yarishaga agakoma. Yareshaga agakoma yaramaze ugajisha. Umva tugendane bana mudukurikiye. Bibiliya yavuga ngo ibyo kurya n'ibyinda ninda nayo ni y'ibyo kurya nubwo byose bizatsembwa. Burya David namwe abadukurikiye turemye mu kurya mwa. Imana negombogisha wo kurya uzarya. No kuri Imana negombogisha wo kurya ukaba ukibishoboye uzarye. Burya dukozwe mu kurya. Yego. Naho nabimenyeye. Hanyuma nasize kiko kigikoma mu kanwa ingimizi. Numva zasigirizaga narindimo zitangiye kugabanuka. Mizi cya kabiri. Noneho nicaye numva birakunze. Numva birakunze. Nyoye itasi yose. Numva ndahaza ndakine norenzaho. Nditonda. Hallelujah ariko. Hallelujah. Amen. Niba ari ibyo numva byanshubijemo imbaraga mwa. Iyo myaka yose ngobwiye. Numva bari ndako gatege ngifite kurirana n'uyu munsi. Nokuri ni nako kabaraga numva kivyo bihe byanyongeye imbaraga. Nokuri iyo nibutse ibyo bihe iyo mbivuga numva mfite confidence Mana yacu habwa icyubahiro. Madama gatawara gutunganya utundu tutuboga tworoshye. Natwo njyaho ngibiri kunga 5. Numva ndahagurutse mbaye incheke rwose. Imana ati sawa rengo komeza. Ngeje uhageze nongera njya saa 12 paka 30 juru. Mbona ndayiminuye.
none wengi iminsi 3 se iminsi 3 n'utuntu duto none se ubwo igihe kizasoza ryari cy'iminsi 3 ndi bugisoza uyu munsi cyakora urasoza uyu munsi Imana ishimwe David nazagaruka hano urabona ngafashe iminsi binini ngariko ngo byanze oya tugomba gusenga ijuru rigafunguka tugasenga ijuru rigatanga ibisubizo tugasenga buriya ndakinshi kubona abana b'Imana basubizwa kandi nasomye irambwira ngo iyo dusabye tugahabwa ibyo ngibyo byubahisha data. Hanyuma pastor tugiye kujya mu ijambo ry'Imana mu kanya ku bantu badukurikiye kandi hari n'umwanya turaza gufata nimero pastor Laban ku muntu wifuza gusengana nawe nkuko mubizi gusengana nawe ni ibintu by'ingenzi cyane 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 ko pastor Laban ntabwo ari wa muntu utegereje ibihembo bya hano ku isi umuntu utegereje ibihembo byo mu ijuru bana babandi bazababwira ati manzu miki pastor Laban ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko biri rwose ntabwo ariko bimeze niba hari n'abantu bazi batwumva hano ungurikiye injuro zirenze imwe akaba ari byo namusabye ngamubwira ngo mbere yuko ngusengera mansumbe yandi 200 mansumbe yandi 100 mansumbe yanda wohereza amadolari aya naya azabishire muri comment abyandike hari n'uwo mberutse gusengera nsa naho namwibagiye kumusengera aranje koza gatomba ndamuhamagaye ndongera ndamusenda batuyo uragarutse ndamusengera nibavuze ati pastor tubanye iminsi reka ngugurira amazi nokuri nanjye rampa kwayo mazi narayamaze amazi rwose cyakora hari jibu uragutomera hanyuma pastor tugiye kujya mu ijambo ry'Imana ariko ntago nananirwa kukubaza utuntu dukeya kuko n'ubundi turaza gufata kanya tubasaba nimero yawe tugira ijambo ry'Imana numva ko yakora mu minsi 3 nawe uraza kutubwira nyine nk'umuntu utubwira ijambo ry'umunsi nta mpamvu yo gukora ibintu byinshi cyane ko twaherekare tubwiriza pastor nibihe bintu byo kumbura mu murimo w'Imana cyangwa se nibihe bintu byo kumbura ibintu nyangombura umurimo w'Imana mu bihe by'Imana niki ujya ukumbura mu bihe by'Imana si buriya byo dukumbura ku Mana ni byinshi ni byinshi nyine ushobora kuba waragezemo cyane cyane nko mu bantu ukavuga ati abantu ko biri kose abantu bameze gutya Imana nkumewe nda kino gihe twabaga tumeze gutya buriya cyane ngo mu iyi minsi prime minsi insengero zifunze ngumbi ibihe by'amateraniro ukumva hakurya bari gucuranga bo David namwe muduteze amatwi ng'umuntu wahagaze imbere y'intama kabwiriza urusengero avuga ngo nyoboye umukumbi ikimana mbaye message yo ku cyumweru ndayibaha uyu munsi bikaba bisa nawe bisandaguritse ibyo bihe njya mbikumbura icya kabiri ibihe byo mu butayu bihe by'ubutayu kwiya twajyaga za Kanyarira za Ndabirambiwe ibyo bihe ndabikumbuye byabaga bifite ingaruka zisa gute ko wajya nk'umwishyamba inkuba zikagusangayo cyangwa se abantu bakaza kugutega bakaba bakugirira nabi none se mu uyu murenge dutuyemo hariho batari bisohora kuri kaburimbo yari yagiye mu ishyamba oya iby'Imana se okay nose yari yagiye mu ishyamba hari mu mezi ngatatashize hari umwana ari mu mbuga yabingu bimukubitiraho yari ari mu ishyamba ariko natwe tugomba kwirinda pastor yego tugomba kugira amakenga nditwishire muri risk haku nanjye nsanzwe ko ari risk najya kuhenda iki hari umumama bahetse kwamburira ku gipangu ciwe yacuruzaga yari umu agent atashya nakunja ngo bamucunze ari gukomanga kuri portail yiwe bihungu bituruka ngiriya nda byinshi bamujombe bisu baramwambura uwo mudamu ndamuzi mu minsi yashize bamushyinguye mu mwaka washize byarabaye yari yagiye mu ishyamba se yari yagiye Kanyarira baramushyinguye mani mutuza heze no buriya ndabizi neza nimvuga ibirete yacira dukunda kuko itureberera ejo hazaza ndongo ninga abana banjye mfite mbamenyera ejo hazaza
hano wajya mu mbabura batoya itonde imbabura itagutwika hano wakina hafi y'imbabura y'amazi ngo umwana muto mfite batoya va hafi y'amazi we ndamenye ibyo mukorera kandi ngende kumurinda y'amazi nziko yamutwika kandi wakumva nashyiramo yego ubwo rero natwe nikoreti tureberera nikoreti tureberera ni byiza ariko urya ahantu hose hari imvu uyu munsi wewe wageze shando wowe nokoka ucaho iyo munsi wageze biraba buri wese n'igare rye buri wese n'uruzamwica harucika urugamba rusasu yaba agendana moto ikabakubita hasi bagapfa hariho batumaho bombe ikamusiga ariko yaba ari mu modoka impanuka ikabagapfa buriya rero tubwire abantu iyo munsi wawe wageze munyarwanda yise umwana we ngo ndaburuhunga rwamubona hanyuma rero reka tujye mu ijambo ry'Imana ariko nanone pastor ntago turi buze kumukoresha cyane mwumvise kari mu bihe by'iminsi 3 tugomba kumuha akanya nawe akitekerezaho cyane kari buze kubisoza uyu munsi wende ejo twazagaruka cyangwa se ejo bundi akaba aribwo twumva ijambo ry'Imana pastor ni kari mu ijambo ry'Imana turi buze kumara igihe kirekire ni ijambo ry'umunsi mba ngira ngo numva ijambo ry'umunsi ni hano tubwira nta jambo ry'Imana tuvuze cyane kari bwo buhanuzi nibyo butavangiye ni kare wonge ndaza kubwira abantu ikiza gukurikiraho nyuma wa mwanya mwiza abantu bakunda niko bimeze reka turebe ijambo ry'Imana hano muri Zaburi y'ijana na 45 tusombe turi ku murongo wayo wa mbere ya magambo nayo ari kumfasha muri iyi minsi ari kutubwira ngo Mana yanjye mwami wanjye ndagushyira hejuru nzahimbaza izina ryawe iteka ryose nzajya nguhimbaza uko bukeye nzashima izina ryawe iteka ryose Uwiteka arakomeye nuwo gushimwa cyane vuga ngo cyane gukomera kwe ndikurondoreka vuga ngo ndikuzarondoreka ibihe bizashira ab'ikindi gihe imirimo yawe abigihe bazashimira ab'ikindi gihe imirimo yawe umva hano nongere mbasubiremo neza abigihe bazashimira ab'ikindi gihe imirimo yawe bababwire iby'imbaraga wakoze nzavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze abantu bazavuga imbaraga n'imirimo yawe iteye ubwoba nanjye nzavuga gukomera kwawe Imana yacu ihabwe icyubahiro buriya shote z'Imana kandi shote za Yesu nta kintu kiba kiza ngo gukorera Imana nta kintu kiba kiza cyane ngo kumva ubanye n'Imana buriya mwe Yesu abantu bafite ibyo bubakaho bagakomera bafite ibibakomeza wakomezwa na bene wanyu wakomezwa n'akazi ukora wakomezwa n'imitungo yawe wakomezwa n'amazi ufite hanze cyangwa se mu gihugu wakomezwa n'umushahara uhembwa ariko twebweho dukomejwe n'Imana isumba byose buriya David igihe kiragera amafaranga ndaba gifite icyo avuze nubwo ari meza tumba mvuze gutya ndayakunda nanjye ariko ndabwo gotegeka ubuzima ngo ngore ibidakorwa kuberayo no iyo rero wubatse ku Mana kubaka kw'iyi Mana isumba byose umuremyi w'ijuru n'isi muri ibi mikino harimo yavuga ngo ndagufite Mana we ndabuzima buri kintu cyose kigira aho gishingira ubuzima buri kintu cyose kigira aho gikomora ubuzima insina nubwo igira amazi ariko uyiranduye birahagije ku kwezi uwo mutumba iyo nsina iba yabaye ingwi bakayicana igite nubwo kigira imizi kandi igera kure birahagije ko kirandura nyuma y'ukwezi kaba cyabaye ingwi bari kugicana inyoni zigira ubuzima mu kirere mu isanzure amafi nubwo agenda nyimirabyo mu nyanja ariko birahagije kwiroba mu masegonda 30 mu munota umwe ikaba yamaze gupfa umuntu rero nawe yatari mu Mana akaba atari mu Mana ndabuzima burara abantu bazi ngo ubuzima no kubutunza amafaranga araho ugera ubuzima bukakurya
hari ugera ukajya kuri bomboni, hari ugera indwara ikakwataka, ya mafaranga ndaba agifite icyo avuze ukayasiga kandi yahari. Mu Mana rero, yego n'abakristo n'abizeye Imana turapfa, ariko hari urangiza ubuzima hano mu isi wakoreye Imana yawe ivuga ngo imuka, tongo tuba tuvuye mu bwiza tugiye mu bundi. Mana yacu ntihabwe icyubahiro. Bare kunyumva, haleluya. Reka dusoze. Dawidi niwe yavuze mu aya magambo ya Zaburi 145, aravuga ngo Mana yanje mwami wanjye ndagushira hejuru, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose, nzaguhimbaza uko bukeye, nzashima izina ryawe iteka ryose. Uwiteka urakomeye, uri uwo gushimwa cyane, gukomera kwawe ndi kurondoreka. Haleluya. Cyamba abami yemwe bayobozi mufite imbaraga mu gihugu, cyama mukajya mu bati nyamara kuba neceye kwindebe n'Imana. Ariko umuntu ukomeye washyize Imana hejuru nawe ajya hejuru kurushaho. Hari abantu rero bazi ngo gukomera ni ukurwanya Imana. Hari abantu bazi ngo gukomera ni ukuvuga Imana nabi. Ni ugutema itabi wicayeho. Cyakora ndashimira Imana yihangana ikadutwara mu buntu bwayo. David n'abatizera Imana bariho bazi ngo bare kubya imbaraga zabo z'amafaranga n'ibindi, ariko buri gihe ibyo babimenya babisobanukirwa iyo ubuzima buri kubasika. Bari kubona rwose, bari kubona yanzu y'amafaranga amamiliyoni ndacyo bikivuze, ni bwata nyamara ushobora kubona hirya y'ibintu nari mfite hari ikindi kintu. Haleluya. Hari umunyabwenge umwe akanya kagiye w'umuperezida niba ari w'Ubufaransa, babajije baribona iminsi irembereye imusize avati koko nirihe jambo wabwira abantu mu kuka cye kanyuma ati Monsenyeri mu gihe cyo kuyobora ntabwo yarigeze avuga Imana, birangira ari kuvuga Imana. Reka dusoze mwakira ijambo ry'Imana cyane. Urakoze kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho, ariko nanone ijambo usorejeho rya nyuma ngo Imana, ngiye numvise Imana hari ukuntu numva buriya mundasobanukirwa ubuzima ko bugira iherezo nyine buri kurangira. Twebwe rero iyo burangiye hano mu isi tuba twimutse kwa data, nibwo tuba tugiye mu masambu yacu, mu mazu yacu, nibwo tuba tugiye iwacu hanyaho dafite. Ubwo iyo uvuze ubuzima mpita ndeba ubuzima ukuntu abantu umubiri ubarya, wareba umurwayi wagira mu bitaro ukareba ukuntu umubiri ukumurya, kandi ukareba umubiri ukumurya ukora igihe kirekire, wishimanye igihe kirekire, yawuratiye abandi igihe kirekire, cyangwa se n'abandi barawumutinye igihe kirekire ko warakunda urimo kumubabaza, ukahita wibaza ati umubiri ni iki? Ubundi umuririmbyi navuze ngo umubiri n'ubusa uzabora, kudakorera Imana ukiriho no kwihemukira. Nyamutunzi mwese yari afite icyo bita imibereho, nyuma y'urupfu byararangiye. Dusoze. Umubiri ni iki? Umubiri n'ubusa uzabura. Buriya umuntu utazi ibyo yirata umubiri. Anige ngenge zige nk'ubungabana ry'umubiri raje, natekereza ku muntu ukuntu turemwe. Gafata ariko ubundi mwisi tuzacyura iki? Yego. David, ko mbona amaherezo twese tuzapfa. Igifite agaciro no gukorera Imana. Twebwe rero mu Mana niho dukomora ubuzima. Bundi ubuzima nyabwo. Ubuzima iyo buri mu Mana. Kumubiri tubabaza ukaturya, tukara tutajyamye, tukara tutagize ute, twicara hamwe ngo dutuze, tukara tukangira ngo umubiri wacu kondebeho. Yego. Rimwe tugahemuka. Kibazo umubiri ni iki? Umubiri nyine. Ubundi umubiri ni iki? Kino kibazo reka ngisige ku bantu badukurikiye, batekereza ku mubiri, batekereza kumva biyumva uyu munsi. Yego. None nibarangiza bahita bakurura atese umubiri n'ujya kumbabaza bizaba bimeze biti. Hanyuma tugeze muri kakanya keza ko gufata nimero yawe y'umukozi w'Imana mu nyuma ya pasta. Nabakomeje kubateguza ati umuntu wese aze gufata nimero ya pasta kuko kusengana nabo ni iby'ingenzi, ni iby'agaciro. Aka kanya pasta ngira ubwo abantu bazagakunda kurusha uko bakunda akanya k'ijambo ry'Imana. Kubera ko babazi ko bagiye gusengana n'umukozi w'Imana akabavuganira ku Mana. Buriya iyo baje ngira ubwo iyo baje tubaragiza Imana kandi tukabereka iby'Imana yishimira n'ibyo yanga. Kuko njye ndeba ukuntu babahamagara avuga atari ko Mana
yego buraka kandi bazakakunda kuruta ijambo ryawe. uretse ko nanone buriya ndahandi umuhungiro buriya abantu bashake bitonde hirya no hino ku isi biri kubomborana keretse abari mu mana twebwe nitwe twikomeje nitwe twumva mugifite akabaraga naho ku isi no hirya no hino amahoro biri kugenda byanga kandi bashaka bagarukira n'Imana kuko niyo zarema amahoro. Hanyuma rero reka dufate nimero yawe ku muntu wifuza gusengana nawe aze kuko ntabyoroshye. Urabona nimero yawe ni 0788 53 826. Subiremo yego 0788 53 826. yego iboneka kuri WhatsApp. Iyo ni nimero ya Pastor Laban ku muntu wifuza kumuvugisha. Hanyuma rero akakorwa tugiye gukora cyangwa se akantu gato tugiye gukora, niba wakunze ibiganiro byacu wishimiye uburyo byagenze ukundi ibiganiro tugenda tukugezaho utarakora subscribe, kora subscribe niba aribwo bwa mbere dukurikiye ukaba dukunze kora subscribe. Ikindi kintu kibari cyiza, niba ufite inshuti zawe nibura nk'icumi wabasharinga ikiganiro. Amen. Wabasharinga ikiganiro kugira ngo nabo bakuremo ijambo ry'Imana, ariko inshuti ukunda wifuza ko zagira ubundi buzima bushya, zakonga kubohoka bundi bushya, zakonga kwakira imbaraga y'Imana bundi bushyashya. Kandi niba ubona hari bitagenze neza, hari akanya basizeho ko gutanga ibitekerezo muri comment, wagenda igitekerezo cyawe, hari ugushimira, hari ukuvuga ngo muhindure ibi, ariko nanone abatuza baduca intege bo ntago tubakeneye. Nubwo nabo baboneka kuko na Yesu yageze ibicandege bwana. Ubwo rero ndi babura. Hanyuma rero cyangwa umwana ukubuzi ahuva kwamenya aho uri kujya. Turi kuri Gonarike TV ndetse na Ndi Umukristo TV, ahantu hose turabakunda. Nyuma yuko dusoza ikiganiro, mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu, reka nse pasiteri afasha abantu bakurikira, abantu bafite ibyifuzo byaze gukemuka, abantu bafite uburwayi, abantu bumva batameze neza, bafite ibibazo bigiye bitandukanye, umuntu wabuze amahoro, umuntu ufite inyatsi, abo bose Pastor Laban abahurize mu isengesho rimwe, abasenga kugira babone ukuboko kw'Imana cyangwa se bakindi imbaraga nshyashya cyangwa se babone icyizere cy'ubuzima bw'ejo. Twe naha ngaha turi gusoza ikiganiro cyacu, reka nsabe Pastor abasengere. Mana data twese dukunda, turagushimiye izina ryawe niryubahwe. Yobu yavuze ko ushoboye byose ndana kimwe cyargoye imigambi yawe, kandi nanjye ndabyizera. Ndashidikanya, ndabyizera cyane kandi cyane. Nyemerera data wa twese mwamoraho. Babandi nsanganirwa nabura bazi. Iteka ryose ndimo ndasenga. Baba mama, babagabo, babakobwa, babasore. Data mu izina ryawe Yesu Kristo, nyemerera ubane nabo. Ubabera Imana, babera umuco, bagirire neza. N'abasumva kino kiganiro bwa mbere n'abazatubona bwa mbere. Data wa twese mwamuhoraho. Sengeye indwara zabo. Sengeye diabete, sengeye kanseri, sengeye imitima, sengeye imivuduko, sengeye kugumirwa mu izina ryawe ryera, sengeye ibibyimba bya nyababyeyi, sengeye imigongo, sengeye imitwe udakira. N'ahandi hose data wa twese mizahari ibibazo, bose ubagereho, barwaye ibifu bidakira. Data ndategetse mu izina ryawe ryera kugira ngo ikiganza cyawe kibagereho leforme de grade. Haleluya. Lelata yasef tuze kontane mene. Hari mushiki wacu dukurikiye, Imana imugiriye neza. Leforme de grade tane mene. Mbonye yumvize kino kiganiro, mbona Imana iramutabariye muri cyo. Mbonye Imana imutabariye muri cyo. Mbonye Imana imuhembuye muri cyo. Levo de grade tuze kontane mene. N'uyu bari bamwirukanye ku kazi, bamuhaye warning. Ariko Uwiteka aravuze ngo aragutabaye kandi atindanye nawe. We de fodo tadone kontane mede grade. Levo tuze kontane mene. Hari abantu Uwiteka yubakiye, hari abantu Uwiteka yimuye. Cyunu kigerageza cy'ubukondo kimazemo imyaka, ariko mbonye Uwiteka ashyize wiherezo. Ashize wiherezo mu kazi kawe byari byagucanze, wari ugukora ugahomba, ariko Imana irakurwaniriye. Imana leleze vone medegre. Urakoze Kristo, urakoze kubana n'abana bawe, urakoze gutindana nabo. Data twese myiza, urakoze kubarwanirira, urakoze kubaha amakuru ndetse no kubasubiza. Izina ryawe nirishimwe.
ngano bane n'abana bawe ubafashe muri byose, bajye neza muri byose, niko dusenze Imana mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.